Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Uncle Maina channel, njye mbabwira ibi nitwa Uncle Maina. Ubu rero uko mubona nabakora amavideo menshi, amavideo kuri iyi channel menshi ariho, ageze aba yaragucize utarakoze utararebye wenda ngo urebe nagutangajemo ubikurikize, nabikora kuko nyinshi mu mavideo naguhaye hari amamining yose nagiye nguha mu byo twakoze twamayininze muri uku kwezi menshi agiye kubikuzwa. Rero utarareba ano mavideo cyangwa warebye utarabikora, gira vuba ukore ku malinki, uragenda uramanika nayasize nabivuze mu mavideo, ahasigaye winjire ukore mining zose. Ndagize ko bibera kuri Telegram, udafite Telegram app idownloadinge, ukore registration nayo izatangire ukore mining mba naguhaye kuri iyi YouTube channel nkuko uyibona. Uyu munsi rero hari icyo nshaka kubagezaho, urabona nyikoreye agashoti gato akana uploadinze nonaha, ngiye kuhakora video rero full muri kubireba. Bayita Tonix app. Tonix ukuntu ikora yo ntago bisaba ngo mining cyangwa tuzategereza listing day ku ma wallet. Yo ikintu ukora uraza ukayinjiramo itangira kwimayininga, murabibona nk'aka gashoti nkuko nabiberetse cyangwa mu buryo tugiye kubona mu kanya. Iri mayininga warangiza igihe yakuza wenda tuvuge minimum withdraw, iyo yujuje ikintu igikorwa uhita ubikuza ayagezemo. Mbibutsa ko toni imwe ingana n'amafaranga y'amanyarwanda 8,000. Rero iyo uje toni imwe urabikuza, cyangwa minimum withdraw ni 0.3, azabikuza kiri 0.3 cyangwa ukayabikuza ayujuje rimwe cyangwa igihe umuntu wese ushaka, kuko iyo uri mayininga biza igihe wumva ushaka kuyabikuriza. Kanze mbibereke, ubu tujyemo njye kuri Telegram niba biri kubera byose. Tonix app ngiyi yuko ko nsanye nyirimo, kaningire mbereke. Nkuko mubibona twashyitsemo ahangaha, iyi ni imibare iri kwibara muri kubona, niyo matoni yawe. Iyo hano wujuje rimwe ubu ugize 8,000. Toni imwe mugende murebe mu ma wallet, ama trading, ama market, toni imwe ihagaze amadolari 7, kandi amadolari 7 z'amanyarwanda agera mu 8,000. Iyo uje hano minimum withdraw, kanze mbereke nsa nk'ubikuza, ubona hano uje kubikuza, hano handitse toni, ushatse kubikuza toni haba harimo toni, hano ugashyiramo toni wallet address yawe. Naberetse hariya kuri channel uburyo wafungura toni wallet, ubwo utarabibona nawe ujya kuri channel urebe video uburyo wafungura wallet, ifungure, noneho wallet address yawe uragenda ukayikopiya, wamara kuyikopiya ukaza ukayipestingamo hano. Kanze wenda mbere ku buryo wakopiya wallet, winjiremo mbere ku buryo ukopiya wallet, warangiza ugahita ukayipesitingamo hariya. Tegereza gato wallet gufunguka, bisaba iminota mike, amasegonda nka 50 gutyo.
dutegereze turebe uko bigenda. Mbibutsa gukora subscribe mutarayikora, kandi mbibutsa ko ibi bintu ari ibintu wakora ufatanyije n'akazi kawe usanzwe ufite cyangwa utagafite, ntacyo byangije kandi bikakwinjiriza. Urabona ko yageze muri wallet rero. Ushaka kopi ya wallet address yawe ukanda hano kuri receive, urabona bagahita baguha wallet address ugakanda hano kuri copy, ukayikopiya, ugenda ukayipostinga ahantu bayigusabye aho ushaka. Ugahita uza hano bababwiye ati ushyire wallet address yawe, ugakandamo cyane, ugakanda paste, ukaba wayipestinzemo. Warangiza hano ugashyiraho amount, ako dufite 0.1 kandi minimum withdraw muri kuyibona ni 0.35. Iyo rero wagije minimum withdraw urabikuza hagati ya kuri ya wallet yawe nk'uko nakweretse, warangiza ukanakwa kuri wallet yajyana kuri momo. Ariko aho utaheza minimum turaturetse. Ushaka wareka ukagera rimwe ukabikuriza rimwe, ukagira toni ukabikuriza 8,000 cyangwa ukabikuza kiguha minimum withdraw. Wabikora uko ushaka bitewe n'intego yawe wenda. Ibyo birarangiye. Reka turebe ushaka kubikuza amatonix. Narabikuzwa. Ntabwo ari toni gusa ibikuza amatonix, abikuza kandi afite agaciro. Reka turebe. Uhita uza ugakanda hano handitse toni, ugahitamo tonix. Ukabikwerekana minimum withdraw is tonix 150. Iyo ubyujuje ntabwo wemewe kubikuza. Ndabereka uburyo nabyo ushobora kubyuzuza ukora amatask. Hano ushyiramo wallet yawe nk'uko nabiberetse. Nyine hano ugashyiramo amount, ukarangiza ukabikuza uko bishatse, ugakanda kuri no send button ukabikuza. Network fee very 0, nta kiguzi baguca mu kubikuza ayawe, warangiza ukabikuza kujya kuri wallet yawe. Mureke rero turebe amatask umuntu akora kugira ngo wenda hano yuzuze ubona hano in speed bigenda bimayininga. Ushobora gukora task ku buryo ni ku munsi ushobora kugira 1 ton ku munsi umwe, bitewe n'uburyo speed biri kumayiningiraho wayongereye, bitewe n'amatask wakoze. Hanze mbibereke amatask ya mbere. Task uragenda ugatumira abantu. Iyo utumiye abantu 10 baguha amatonix 500. Hano amatask yose uko ameze, hano uko ugenda utumira abantu benshi wahita bakohereza speed umayiningiraho. Ngiyi kuyibona, ngiyi zose uri kuzibona. Andi task rero ukora bo bakaguha amatonix menshi bitewe n'uko ubishaka. Uraza hano ngiyi twanditseho ni task yanditwa context. Uraza urabikora ku buryo ushobora kugera 10,000,000 z'amatonix wakoze video. Wanakoresha ama YouTube, wanakoresha ama Instagram, ama TikTok. Ushobora gukora agashort video warangiza ukagapostinga, ugashyiraho link yawe referral code, ndabereka uburyo bayifata. Warangiza ukayishyira nyine ahantu umuntu aze kora akinjiraho referral code yawe. Warangiza nk'uko musanzwe no mategeko itegeko ya mbere bati create content, make a funny video about tonix app for YouTube shorts, Instagram reels or TikTok. Ukore video wayikora kuri YouTube short, wayikora kuri Instagram, wayikora kuri TikTok, ariho hose. Include or add or invite link. Ushyiremo invite link in the video description. Ushyiramo invite link muri video ya description yawe, nurangiza uyiposting. Wamara kuyipostinga uragira urahita ufata iyo video wapostinze, ukopiye link yayo, uziraza hano uhita ukanda hano
hano handitse ari black cyane, aha bakandeho, kubera ko wenda ntarakora task ntabwo nakanda bahita banyereka ikintu, ariko iyo wamaze gukora task ukandaho ya link ya video yawe ihangane utaha gripe turakorora, ya link ya video yawe wari wakopiye uyikuye kuri Instagram, YouTube cyangwa TikTok, bahita baguha ahantu uyipesitinga, wamara kuyipesitingamo ukemeza, wamara kwemeza bitewe na views wagize nibwo kanze ngusomere itegeko hano bavuga ati the more views your video gets the better reward you can get in up to 10 million thanks for a single video. Uko ugira views nyinshi niko ushobora guhabwa tonics nyinshi ugahita unazibikuza. Hano kuri table ya gatatu iravuga tena ngo say then once your video reaches 100 plus views send us the link. Igihe video yagize views 100 kuzamura ubohereze link, nibwo batangira kugenera amatonics baguha, ndetse bamara kuyaguha ukuzuza bakaguha amatonics, bakuza minimum video ugahita unabikuza, bakambaye ku buryo bakopera link irifera utanga kuri rifera, hanyuma ukayishyira muri ya description ya video yawe, wamara kuyishyiramo umuntu akayinjiraho ndetse bakaza guhemba. Dore link ngiyi twashyizemo, uza hano muri friends, aha ibyo warangiza ukabona link ugahita ukanda hano kuri copy, urabona ko ibaye copied, wamara kuyikopiya ukagenda ukayishyira muri video yawe wakoze, ntabwo ugenda ngo uyishyire muri video nyine, wowe uploadinga video ukayishyira muri video description ukashyiramo link yawe, umuntu akaza kwinjiriraho, cyangwa hasi akavidewo kawe gato abantu bazakoresha imbuga nkoranyambaga bahita babyumva. Rero ni uko tonics app ikora, urabona nkuko nayababwiye iba iri kwimayininga, igihe kigeze iragira hano hakaza 0.35, nibwo utangiye kwemerera ko bahita babikuza, agataya kuri wateye ukanabikuza, ndetse mu minsi iri imbere ndabereka video nabikuje kugira ngo mubyemere neza. Izi ntabwo ari scam, iyo ni OG, ushyikamo gusa ukabireka, washaka gukora amatask abyongerera umuvuduko, waba wenda udashobora gukora amatask ugategereza ukazashyika minimum withdraw, wowe bikore uzashyika minimum withdraw nakweretse, uzampamagare rwose cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, usigamo nimero ya WhatsApp muri comment, na link yo kwinjiraho ndayisiga muri comment tena, yose niho usanga ikintu cyose cyagufasha kuri iyi tonics app, urasanga link yo kwinjira nimero ya WhatsApp, wagize ikibazo wahita unyandikira ngusobanurira neza, ndetse unagize kuri minimum withdraw wambwira nkagufasha kuyabikuza neza utanayobye. Murakoze cyane, ndibutsa gukora subscribe, ukore share, utere na comment, ukore na like kuri amavideo dukomeza tubagezaho. Ndibutsa ko njye nibanda ku bintu bya mining cyane, ndetse n'ibindi bintu by'ikoranabuhanga byose, utavuyeho mining n'ibintu by'ikoranabuhanga mbijyaho, ndetse muri iyi minsi ndakora n'andi mavideo ari mu tuntu tw'ubwenge tundi tujyanye n'ikoranabuhanga. Okay, murakoze cyane kureba iyi video, ndibutsa gukora like, share na comment, ndetse mushishikarize na bagenzi banyu kutugana. Murakoze cyane.